akora mugabo nashatse mana yanjye njya nibuka amateka yanjye nawe akoreka mbe mwibutsa numve kakibyibuka koro babona kiri mu mashuka korode we ariko akunda uburi karamashere ariko nawe ntukampamagare nkupfa guhamagara iki byose biboneye ariko wibuka ko ndi umugabo ariko sigaye ugenda na Bibiliya ariko uribuka ahantu twahuriye urahibuka bitwaye iki sigaye ugenda na Bibiliya warindaya kabutindi wirirwa gutereta uri mu kabari w'inzoga none sigaye ugenda ese ubwo ubu bikuye ku mutimara cyangwa ni business z'abantu b'iki gihe je narakijijwe wakizwe inda uburaya bwari bukwiye Imana ingirira neza iravuga ngo nugaruka ukagaruka ugahagarara imbere yanjye nzaba nkakamuka kubera ko Imana yavuze ngo ningaruka nkakura ibishimwa mu bigawa iyo mpamvu ngenda na Bibiliya Imana yangiriye neza ariko se koko uribagiwe ubu se uribagiwe akakanya Carolina Silverio akakanyura mwibagiwe ariko n'abakorodina bose ego mana yanjye ngo wibutse Imana ubundi se bajyagamo basambanya uyobewe ko Imana ibaho waretse kugarura ibyahise ukareka kugarura kahise ibyo ko bisenya urugo niba Imana yaratugiriye neza ikaduhamagara ikadukura mu kabari turaba babiri ese we warishyashye we nuzi ko nawe wagendaga ariko ibyo nge simbireba ahubwo nge ndareba Imana yaduhuye iyo ni business yo kugenda na Bibiliya wabona yuko wakijijwe iyo ni business noneho wowe watura ukakirira Yesu umwami n'umukiza wumvaga ko noneho ukabona ko abamwakiriye ari ibigori ejo muri telefone yawe nabonyemo ngo iki ngo sheri ngo ndacyagukunda ngo ntabwo nakwibagiwe ngo abasimba ariho mbariho abagabo iki amvaye ngo Carolina ngo niyo naba nararyamanye n'abagore barenga 500 cyangwa 1000 ntabwo wowe urabaruta bose sawa nyine kubera ko niyo mpamvu Imana yaduhuje cyo bikoze Imana ni nziza Imana itumye ufata Bibiliya ugashyira hasi bye ugafata Bibiliya iyo Mana kabisa Imana ni nziza ibihe byose irakoroye kabisa iranyoroye ubu meze nk'intama ziri mu kiraro mbese ngo turi intama zo mu cyanya cyayo iyi ntama yicitse irababara ubu ncitse Uwiteka nkasubira muri biriya byaha yababara kuko yankuje y'amaboko akomeye aha urahuzwa nande banansigaye nambara nk'agapantaro n'udupantaro ufenga wajyaga mu kabari wirirwa ujyana na bodaboda none Imana isigaye yarakwambitse ubukweto ahubwo se wavuze se amafaranga najyaga ntsindana umushahara ntiwazaga wose nkawutsinda mu kabari ukazangira na ba Carolina nyine na ba ariko indaya zirarya we zitarya none zo siko kazi kazo nawe nakubwira ngo wahembwa ngaye ukantuka kumva yashyira indaya cyo bikoze Imana igira neza yo yatumye ikizwa none dore Imana ingira neza nta kwikoza shanguranuka ariko ubundi niki cyabiteraga zari zaranduza nyine nizo ndaya ziba zarabaroze rega indaya ziba zifite uburozi ziba zifite uburozi zikabaha mwarangiza mugasara ni gute umugabo umugore we yarangiza akagenda imyaka n'imyaniko kandi umugore barashatse bakunda mbese n'ubuzima barabaroga bakabaha ibyatsi bakabahirira ubundi amafaranga yose ukoreye ukajya uyashyira indaya none se uko nawe uko twahuriye tujya tuvugisha ukuri nawe njye nari nagiye kwenjoyinga nawe se wajyaga hari abagabo bashyiriramo njyewe reka iyo miti ntabwo nyizi njye nabaga ngiye kwenjoyinga mfite yanjye ku mufuka nta n'uwanyimenyeraga reka ntawakumenyeraga ukiri indaya kereka ni wowe wamenyereye ahubwo nagiye kwenjoyinga ubona mfite ikofu buraje cyakoze Imana igira neza ubu nge mba nibuka nkumva ndatekereje we ndatekereza ba Carolina nkumva agatima kajya kaza se oya ngo ugimba numvise se migeza amenya ari ibi baravuga ngo umuntu ni mugari hari ubwo naryamaga ku mashuka maze ukwezi ataranafu gahibaza kano gatuza nkago nkubikanukira mbega korode cyakoze Yesu agira neza utwita umukobwa Yesu agira neza bugacya bukiye agira neza byo kabisa ariko reka mbwize ukuri ntuzabyara umwana ngo umwifuze ko yaba indaya ntuzabyara umwana ngo wifuze ko yaba ikirara ni izina rya Yesu tuyo mpamvu uyu mwana tugomba kumusengera akazavuka ari umwana we akavuka ari Miss Chanel cyangwa Miss Miss Chanel abo ngabo baba Miss nabo nta kigenda umvaga ngo barabasambanya ariko mana yanjye ntabwo mvishe uzi ukuntu Miss Rwanda
ese koko umuntu yabyara umwana akumva yaba misi akumva yajya mu marushanwa ariko ntihaburamo za kidobya zikaza nkumva ngo barabasambanya ngo abandi ngo babagenza gutya none dore bigateranya abantu bigateranya imiryango ntabwo byabura rega muri iyi si turimo ntabwo byabura rero umbwiza ukuri haba gukira urakira abantu bakagushaka wakena nabwo abantu bakagutuka ngo dore uko gisa ngo dore cyaburaye ngo dore wanakira ngo dore cyagiye ikuzimu kandi wenda wasenze Imana ariko Imana yacu tukwambika imbaraga Imana ikwagure kabisa ufite amavuta nimba atari uburyarya bwo muri za ndaya ufite amavuta yaranyaguye ntago ari uburyarya Imana yacu ni Imana y'icyubahiro buri ahubwo Satani abagushaka ahubwo agasanga imbaraga z'Imana zirakubuza nanjye kanyengenda na Bibiliya wenda mbone n'abantu basengera wenda bakiza no kwizera kwawe guke wumva we wajya no mu bapfumu upfumaguza se we wizera gake usa napfumaguza ibyo ngirane mbashamba mbona wanajya Yesu we mtoka Satani mbwira umurongo wo muri Bibiliya y'umunsi mtoka Satani mu izina rya Yesu baravuga ngo muri ndururimi rwanyu none se babarira umbwiza ukuri kandi baravuga ngo amagambo menshi atera ibicumuro ubwo nawe uracumuye reka tumbaze tuvugisha ukuri niba koko uhera kuva ku wa mbere utajya gusenga nta no gutekereza ijambo ry'Imana ukajya kwa kabiri ukarangiza icyumweru utarajya imbere y'Imana ubu ukorera uwuhe mwami Satani cyangwa Imana ngese ndasenga nzaye njya gusenga aho wagiye ku kazi nkuhamagara se nguzo kureba ko nagiye oya mugomba gusenga bikamenyekana ngo mugende muzigisha amahanga yose iyo usenze abantu bakabimenya uba uri mu gutanga ubutumwa bw'Imana urusengero rwa mbere ni mu mutima yego kuvuga ngo urusengero rwa mbere n'umutima no kugira ngo mudakora icyaha ariko ubutumwa bugomba kuva mu mutima bugasakara ku munwa niyo mpamvu ngo tuzabamenyera ku mbuto mwera tuzabamenyera ko mubwiriza ijambo ry'Imana tuzabamenyera ko mufasha abantu mukabasura ese ubundi nzabara ahubwo wowe kubera uzi gusenga ujye unsengera rwose ujye unsengera ngere rwose ubuse nzansenga nawe usenga amaherezo ngaho ubwo Imana izaza kureba ujye usenga ngere mbivuye sibyo nkubwira se ngaho ubwo ufite undi mwami uzakorera wahe ariko ngere nyambivuga ngaho ubusa azakorera uwuhe mwami ko Imana yacu ishimwe